muraho neza. Mbere y'uko twinjira mu yindi nsanganyamatsiko twabategura uyu munsi, turagira ngo tuguhe ikaze by'umwihariko bo dukurikiye ku nshuro ya mbere, wowe utagize amahirwe kudukurikira mu kindi kiganiro twakoze kare, twagira ngo tukwifurize gusoza neza uyu mwaka wa 2025 kandi tukwifurize kuzatangira neza umwaka utaha, uzawutangirana ibyishimo n'umunezero, kandi uriya mwaka wowe uzawuboneremo imigisha, Imana izawuguheremo imigisha izasubiza ibyifuzo byiza wagize muri uyu mwaka wa 2025 ariko bitasohoye. Imana izabigusohoreze muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Insanganyamatsiko nayo naho ngaho ishingiye, iragira iti, iri mu buryo bw'ikibazo: ese koko umwaka niwo utuzanira imigisha? Ese habaho umwaka mwiza n'umwaka mubi? Ese ikibazo n'umwaka iyo bitagenze neza? Ese iyo byagenze neza ni kubera uwo mwaka tuba turimo? Ese iyo mibare igize umwaka yo ari cyo ivuze mu buzima bwacu? Icyo ni cyo tugiye kuganiraho muri iyo nsanganyamatsiko. Turarebera hamwe mu by'ukuri ukuri ni ukuhe. Iyo tubonye ibyiza koko biterwa n'umwaka, iyo tuhuye n'ibibi biterwa n'umwaka, kuko uwo mwaka wenda uba ari mubi, wavumwe se, wagize gute. Ndagira ngo mbabwire, imyaka yose irasa mu buryo bw'imibare, irasa mu buryo bw'uko ari umwaka. Ni ukuvuga ngo kalendari, kuri kalendari ikintu cyonyine gihinduka ni umubare w'umwaka. Ni ukuvuga ngo harahinduka 25 tujya muri 26. 2025 biraza kuvamo bisimburwe na 2026 kuri kalendari, ariko amatariki agize ukwezi y'iminsi yo akomeza kuba yayandi, ya matariki akomeza kuba yayandi. Ni ukuvuga ngo muri uku kwezi kwa 12 gufite iminsi 31, mu kwezi kwa mbere kuzagira iminsi 30, mu kwa kabiri hariye kugira iminsi 28 cyangwa se 29. Noneho wakomeza mu kwa gatatu nanone gutyo bikagenda bisimburanwa no 30, 31, 30, 31, gutyo kugeza mu kwa 12 nanone, aho tugira iminsi 31. Ni ukuvuga ngo iyo minsi ni uko ngo kwihora mu makalendari yose kuva izi kalendari zashyirwaho, ntabwo iyo minsi ihinduka. Hanyuma ku kibazo kivuga ngo ari umwaka mubi n'umwaka mwiza bitewe n'iyo mibare cyangwa iki, nta mwaka mubi ubaho, nta n'umwaka mwiza ubaho. Wowe ku giti cyawe ushobora kubona ibyiza uri muri uwo mwaka. Hari ibyiza runaka ushobora kugeraho, ushobora kuwubonamo akazi keza utari usanzwe ugafite, ushobora kuwushakamo umugore cyangwa umugabo wenda wari umukeneye ukamubona, ushobora kubakamo inzu wari umaze igihe wenda uyikeneye, muri uwo mwaka ukayubaka. Ibyo kuri wowe ushobora kuvuga uti uyu mwaka wambereye mwiza. Dufate ko ibyo byabaye muri uyu mwaka wa 2025. Ndagira ngo nkwibutse yuko muri uyu mwaka hari abandi bagize ibyago bikomeye, batakaje izo nzu bari bafite, batandukanye n'abo bashakanye. Yari afite nk'imodoka ikora impanuka iva mu muhanda irangirika bikomeye, ari uwatakaje akazi. Ni ukuvuga ngo wowe mu gihe uvuga ngo uyu mwaka ni mwiza, hari undi urimo kuvuga ngo uyu mwaka ni mubi cyane, sinjye urose urangiye. Nuko bigenda. Bisobanuye rero yuko umwaka urarengana, umwaka nta kibazo cyawo. Nitujya no kwifuriza abantu ibijyanye no kugira umwaka mwiza, umwaka mushya muhire, umwaka w'amata n'ubuki, ntabwo ari ikintu kibi rwose, kubera ko intention n'ubundi dufite, icyo tugambiriye ni ukugira ngo umuntu uwo mwaka uzamubere mwiza. Ariko ubundi mu by'ukuri icyo twakabaye tubwirana ni ukugira ngo uwo mwaka uzawugiriremo ibyiza, uwo mwaka
uzawuboneremo ibyiza, kuko umwaka nta bubasha ufite bwo kukuzanira ibyiza, umwaka nta bubasha ufite bwo kugukorera ibyiza, umwaka nta bubasha ufite. Ibyiza ubitanga ninde? Ni Imana. Ibyiza ubikora ninde? Ni Imana. Imana niyo itanga imigisha, Imana niyo idusubiza ibyifuzo byacu byiza, Imana niyo itugirira neza. Ku rundi ruhande, umwanzi Satani niwe utugirira nabi, niwe uduteza ibyago n'ingorane, niwe utubabaza amanywa n'ijoro, niwe ukoresha abandi bantu, abakozi be, kugira ngo batubabaze, niwe uduhoza mu bigeragezo bidashira, agamije kugira ngo tuve ku Mana. Kuko niba mubyibuka igihe cya Yobu ajya kugeragezwa, ni Satani wamusabye Imana. Imana yemeye ko Yobu ageragezwa, ariko Imana siyo yagerageje Yobu. Icyo kintu ndagira ngo tujye tugisobanukirwa neza. Ntabwo Imana iguha ibibi, ariko ishobora kwemera yuko ikibazo kikugeraho kugira ngo nayo ubwayo yiheshe icyubahiro muri wowe. Ariko icyo si cyo cyari kigambiriwe muri iyi nsanganyamatsiko. Muri iyi nsanganyamatsiko ikigambiriwe ni iki? Ntiwinjire muri uyu mwaka wa 2026 utekereza ko ari ibitangaza uzakuzanira, uyu mwaka wa 2025 utakuzaniye. Oya, ikibazo si umwaka, ikibazo ni wowe ibyo uzawukoramo, ikibazo ni umubano wawe uko uzaba umeze wowe n'Imana yawe, ikibazo ni imyitwarire yawe muri uwo mwaka. Urugero, iyo umwaka utangiye, abantu benshi bafata icyemezo, umuntu akavuga ati uyu mwaka nzajya nkoramo imyitozo ngororamubiri, wenda nzakora gym cyane, nyine kugabanya ibiro, nyine kunanuka, regime nzayifata muri ubu buryo, nzirinda kurya ibiryo birimo amavuta, nzirinda kurya birimo isukari. Umuntu mbega agafata ingamba, benshi bafata ingamba mbere y'uko umwaka utangira, nzirinda ibi, nzirinda abantu bameze gutya, ariko ugasanga n'ubundi bigeze mu kwa gatanu nta na kimwe urakora, utarakora na kimwe cya 10 cya bya bindi wagize gute wiyemeje. Icyo kibazo rero ntabwo gishingiye ku mwaka, ni wowe utagira discipline, ni wowe utarubahirije ibyo wiyemeje, kuko ubwo bubasha urabufite. Nuvuga uti ngewe nzajya nkora imyitozo ngororamubiri 3 mu cyumweru, iminota 30 cyangwa isaha ku munsi, cyangwa nzajya nyikora 5 mu cyumweru, iminota 45, ubwo bushobozi urabufite. Wagiye kubivuga kuko uzi neza ko iyo minota uyifite. Ni ukuvuga ngo ufite igihe ugomba kubyukira, ukagira n'igihe ugomba gukorera iyo myitozo, ukabona kujya mu yindi mirimo. Iyo utabikoze rero, hari impamvu yabiteye, ariko iyo mpamvu ntawe ihuriye n'umwaka urimo. Ndagira ngo tubyumvikaneho neza. Iyo mpamvu yatumye udakora iyo gym nk'uko wabyiyemeje, iyo mpamvu yatumye udakora iyo march, iyo walk, mbese ya myitozo ngororamubiri nk'uko wayiyemeje, ntabwo ari umwaka urimo, ni wowe wagize ubunebwe. Impamvu yatumye udasoma cya gitabo wiyemeje, impamvu yatumye udasoma ya Bibiliya wiyemeje, impamvu yatumye udasura wa muntu ugomba gusura w'umuvandimwe, impamvu yatumye udahamagara wa muntu, impamvu yatumye utiga rya somo ushaka kwiga, impamvu yatumye udakora cya gikorwa cyiza wagomba gukora, impamvu yatumye udatunganya ahantu nk'uko wagomba kuhatunganya, ntabwo ari umwaka, ni wowe wagize ubunebwe. Kandi rimwe na rimwe ari igihe usimbuza bya bindi byiza wari wiyemeje, ukabisimbuza ibindi bitagira umumaro. Ubu hari iminsi mikuru ihora ivuka uko bwije uko bukeye. Kera ntabwo twagiraga iminsi mikuru bita za bridal shower, za ngira ngo babyita baby shower, nabyo hari n'ibindi. Ibyo byose ni ibintu byagiye biza, ni iminsi mikuru igenda ivuka, wenda iturutse mu bindi bihugu, cyangwa se abantu bagenda bahimba kubera ko nyine bumva ko bagomba kugira iminsi mikuru. Ntabwo ngewe rwose ndi kubirwanya ibyo ngibyo, ariko icyo ndi gushaka kuvuga ni uko ibyo byose uko bigenda bivuka, uko ugenda ubyakira, uko ugenda ubifata, uko ugenda ubiha umwanya, ni nako bisimbura ibindi byari bigufitiye umumaro. Cyane cyane ko ibyo ngibyo ubikorera abandi, ntabwo ubyikorera. Kandi mbere yo gukorera abandi wagombye kubanza kugira ibyo witunganyiriza wowe ubwawe, ukabona gutunganya iby'abandi. Utanga mu byo ufite, ntabwo utanga ibyo udafite. Gutanga ibyo udafite ni ikintu, gufata umwenda ukajya gutwerera umuntu ufite ubukwe, ni ugufata ideni
ukajya kuyatanga muri izo za bredo shawa n'ahandi, aho urimo uratanga ibyo udafite. Ni ukugurisha ibyo wari ufite kugira ngo ujye gukora icyo gikorwa, ujye kwizihiza aniveriseri y'undi muntu. Wagombye kubanza kwiyubaka ukabona kubaka abandi. Ugomba kubanza kugira imbaraga kugira ngo ubone uko ukorera abandi. Aho rero niho ibintu bijya bipfira. Iyo ufashe umwanya ukajya muri za social media ukamara umwanya urimo kumva ibidafite umumaro, abatukana, abasebanya, abatuka abandi ngo bameze gutya na gutya, ngo bateye gutya na gutya, ngo bakora ibi n'ibi n'ibi, ibyo ukabitakarizaho umwanya. Ni ukuvuga ngo wa mwanya wakabaye urimo gukora ya gym urumva watakarije aho ngaho. Wa mwanya wakabaye wumva amasomo meza nk'ayanga turimo gutanga, uwutakaza urimo kumva ibidafite umumaro. Icyo bikora ni iki? Birakwangiza muri wowe. Icyo bikora ni iki? Bigutera umutima mubi muri wowe. Icyo bikora ni iki? Bituma wanga runaka, kandi rimwe na rimwe abo barimo gusebanya hari imikino barimo utazi, hari imikino barimo gukina kugira ngo babone views, hari ikintu umuntu yahisemo guhimba kugira ngo abone views, nta kuri kurimo. Akavuga ati nimvuga kuri uriya mukinnyi wa filime runaka, uriya mukobwa runaka ukina filime, nkamuvugaho ikintu iki n'iki, biratuma nkurikirwa n'abantu benshi. Akaba yamusebya kugira ngo abone ukuntu abona za views, nawe ukaba wajyaho ukaba wanakwemera ko ibyo binavuga aribyo kandi atari ukuri. Icyo nshaka kumenya ni uko ugomba kugira disipurine muri uyu mwaka tugiyemo wa 2026. Gira disipurine, wiyemeze uti ibi bintu ngiye kubikora, nzabikora gutya. Ukore plan. Nanjye niko ngomba kubigenza. Dukore plan, njyewe nawe dukore plan. Kora plan uvuga uti ku munsi nzajya nkora ibi n'ibi 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 n'ibi, nibura ibintu 2-3. Si ngombwa ngo wihe ibintu 10-15, oya. Nta n'impamvu yo kwiha ibintu byinshi utari bunashobore. Mu ntego wiha, iha intego y'ibintu bike. Fata ibintu 2-3 ku munsi, uvuga uti ibi bintu ugomba kwira mbikoze uko byagenda kose, kandi ibyo bintu biba ari ibintu by'ingenzi byangombwa cyane. Ibintu by'ingenzi byangombwa cyane. Nimvuga ibintu by'ingenzi byangombwa cyane, mbavuze iki? Mbavuze ibintu bifite umumaro mu bice 3 bikugize. Hagomba kuba ari ikintu gifite umumaro mu bigize cya gice cyawe kitagaragara, icyo twita icy'umwuka cyangwa se cya roho. Hagomba kuba ari ikintu ukora kugira ngo gifashe icyo gice cyawe, nibura kimwe. Ni ugusenga se, ni ugusoma iyo Bibiliya se, ni iki? Ariko icyo kintu ugira ikintu kigenera. Ku gice cy'amarangamutima gira ikindi nawe ukigenera. Ni ugukurikira amasomo nk'aya, amahugurwa nk'ayagufasha, afasha kugira ngo ugire imyumvire mizima. Ni ugusoma ibitabo byigisha ukuntu umuntu arwanya stress. Ni ugusoma za podcast. Ni ugukurikira ibiganiro abantu baganiriza abantu uko biyubaka, ukuntu bafasha amarangamutima yabo, ukuntu abantu birinda umujinya, ukuntu barwanya umujinya, ukuntu bagira gute. Ibyo byose ni ibintu ugomba kugira ikintu ugenera icyo kintu. Ese ni ugushakisha uburyo niyunga na mugenzi wanjye, ni ugushakisha uburyo wa muntu nongera kubaka umubano dufitanye, wa muvandimwe, ya nshuti, wa muntu dukorana. Icyo nacyo ukakireba. Ukareba ikindi kintu kijyanye n'igice cy'umubiri. Ese umubiri wanjye ndimo ndawitaho gute? Niba najyaga nywa amacupa angahe y'inzoga, ese koko ndabona ko umubiri wanjye ukeneye izo nzoga nywa? Ese ryatabi nywa umubiri wanjye koko urarikeneye? Ese ingaruka ni izihe? Ni iki nakora kugira ngo ibyo bintu ngende mbivaho gahoro gahoro? Ibyo byose ni ibintu ugomba kugenda utekereza. Ni kuvuga ngo ugomba kugira ibintu bigufasha uwo munsi, ukavuga uti ibi bintu uko byagenda kose ngomba kurara ngize icyo mbikoraho. Si ngombwa ikintu kinini, nubwo buri kintu wakigenera isaha imwe, nubwo ikintu wakigenera iminota 30, nubwo wakigenera iminota 10, ariko icy'ingenzi ni uko cya kintu ugikora. Ibyo bintu bizagufasha. Nawe urabyumva ko nukora ibintu 3 ku munsi, mu minsi 10 n'ibintu 30, mu gihe cy'ukwezi on average uzaba ukoze ibintu bigeze kuri 90. Ujye ukora ibintu 3 ku munsi, mu gihe cy'ukwezi uzaba ukoze ibintu bigeze kuri 90. Ngaho barareba ibintu 90 ubibare mu gihe cy'umwaka.
uzaba umaze gukora ibintu bingana gute. Muri makeya icyo nicyo kidufasha, ni ukuvuga ngo ibyo tugeraho mu mwaka birumvikana, uretse gusa cya kintu twita ubuntu tudafitiye igisobanuro mu by'ukuri. Ubuntu kandi tuvuga ubuntu ni ubuntu bw'Imana, cya kintu cyitwa grace cyangwa se grace ya mercy, ya grace y'Imana, bwa buntu bw'Imana tutabonera igisobanuro, uretse bwa buntu bushobora kukugeraho ukisanga mu kintu runaka, mbese bigasa naho ari nka tombora. Ni nka kwa kundi umuntu ajya muri tombora akavuga ati ntabwo nari nzi ko bishobora, nakinye gusa nzi ko wenda ndi buvanemo wenda nk'amadolari 500, ariko ngize amahirwe nguye mu madolari 50,000, n'urugero ndi gutana. Ntabwo, uretse ibyo biza mu buryo budasanzwe, mu buryo twakwita bw'igitangaza, kandi nabyo ntabwo buri gihe biza buri gihe. Ibyo ni ibintu biza gake gake cyangwa se rimwe na rimwe, nta nubwo biza kuri twese icyarimwe, nta nubwo bituzaho kimwe. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki: ibyinshi tubigezwaho natwe ubwacu uko twagiye tubigenza. Ni ukuvuga ngo ahangaha ntabwo ndi kuvuga ibintu icyo twakwita external factors, kuvuga ngo ibintu bitaguturutseho, biturutse ahandi. Ni ibiza se, ni politike mbiri mu bihugu, nka bimwe mu bihugu tuzi umuntu adashatse kuvuga amazina aka kanya, aho usanga abaturage bamerewe nabi bitewe na politike mbi, intambara z'urudaca, amasasu araguca ku mutwe. Ntabwo ndi kuvuga ibyo, ndi kuvuga mu bihe bisanzwe, hahandi umuntu avuga ngo ninkora iki ndagera kuri iki, ninkoresha aya maboko yanjye ndunguka iki, ninkoresha umutwe wanjye ndunguka iki, nimparanira iki ngiki nzagera kuri iki. Umunyarwanda yaravuze ngo agafuni kabagara ubucuti n'akarenge. Ntabwo rero umwaka ari uza kubakira inshuti, ni wowe uzaziyubakira bitewe n'uburyo uzabyitwaramo, bitewe n'intambwe uzatera uzishakisha, bitewe n'uko uzabigenza. Ntabwo umwaka ari uzakomeza ubucuti ufitanye n'umuntu. Ubucuti buzakomezwa n'uburyo umubaniye, n'uburyo ubanye n'uwo muntu. Ntabwo umwaka ari uzatuma wowe n'umuvandimwe wawe mwumvikana cyangwa se mubana mu mahoro, cyangwa umuntu mukorana mubana mu mahoro, cyangwa uwo mwashakanye. Ahubwo uburyo mubyitwaramo, uburyo ubyitwaramo nawe uko yitwara, ibyo nibyo bizagufasha. Ntabwo umwaka ari uzatuma akazi kawe kagenda neza kuko ngo wiswe umwaka wa 2026. Ka kazi ni wowe ugomba kugakora neza. Nuwora ukererwa baza kwirukana mu kazi, baza guha warning, avertisement, bakubwira bati nukomeza gutya turakwirukana, uzabura amanota muri ka kazi. Niba uri umunyeshuri nufata umwanya ngo wige, ntabwo umwaka wa 2026 ari uzatuma ya masomo wiga uyatsinda. Ntabwo kubera ko hari umuntu wakubwiye ngo rwose ndabikwifurije rwose ko uyu mwaka oya, ntabwo bihagije. Kwifuza no kwifuriza umuntu ni nko gusuhuza umuntu uti muraho, murakomeye, mugira ibihe byiza, mugira amahoro. Ibyo ni ibisanzwe n'ibyifuzo twifurizanye, kandi birasanzwe mu bantu, ni ibintu bigize umuco wa kimuntu. Ariko ntabwo ari byo biguhindura kuba byo. Ndakwifuriza kugira amatungo, ndakwifuza gutunga, ndakwifuza gutunganirwa, ndakwifuza kugira ibi. Ibyo ni ibyifuzo by'abantu, ntabwo ari bibi, ni ibintu bigize umuco. Ariko si ibyo biguhesha bya bintu. Ugomba gukora, ugomba gushakisha umubano mwiza, urawuharanira, amahoro urayaharanira. Ntabwo uzaba uvuga abandi bantu nabi ngo utekereze ko uzagira inshuti. Ntabwo uzaba urimo kurwanya abantu ngo wibwire yuko iyo migisha izakugeraho, ubeshejwe no kurwanya abantu no gushakisha ibibazo aho bitari, no gukreye ibibazo. Ntabwo uzorora ubunebwe ngo wibwire ko aricyo uzageraho. Aha n'ahantu muri Bibiliya bavuga ngo wamunyabutewe sanga ikimonyo. Ahandi baravuga ngo udakora ntakarye. Gerageza ugire icyo ukora, gerageza utekereze, gerageza ushakishe. Na cyagihe udafite ka kazi, ariko ushobora kugira icyo wiyungura mu bitekerezo, ushobora kugira ikintu usoma ukakiga. N'abantu bo muri gereza njya numva ngo bagira ibyo bigira muri gereza. Hari abantu ngo bigiramo indimi. Umuntu agafungwa imyaka 10 akavamo azi Icyongereza atarasanzwe akizi, akavamo azi Igifaransa atarasanzwe akizi, akavamo azi Icyarabu n'urugero, cyangwa se Igiswahili cyangwa se n'urundi rurimi. Ese kuki wumva yuko ibintu bizizana? Nta kintu kizana muri iyi si, nta kintu kizana. Nibizaza nakubwiye bizaza ari nk'ibitangaza, bizaza ari nk'aya mahirwe twavuze, ariko ubundi ubusanzwe ibintu byose turabiharanira.
reka nsoze rero nkubwira ngo uyu mwaka uzawuboneremo ibyiza, nanjye nzawuboneremo ibyiza, tuzabiharanire, tuzabishakishe, tuzatere intambwe mu buryo bwose. Hanyuma ibyo tudashoboye nakubwira iki? Imana irahari, reka tubiture, Imana izabidukorera. Mugire ibihe byiza, wibuke ukanda kuri like, ukore share kugira ngo iki kiganiro kigere kuri benshi, dusobanukirwe neza icyo uyu mwaka utaha udutegerejemo. Mugire ibihe byiza.